Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo dukunda, tugushimiye uburinzi bwawe, dushimiye ko waturinze mu bihe byatambutse, n'uyu munsi ukaba waturinze tukaba tugeze amasaha duhumeka umwuka w'abazima. Mana abererwe icyubahiro. Mwami Mana rero duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, twese tuboneze rwose, twejeshe amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha. Urakoze Mana, ukimara kutubabarira turwaye karibu n'ikaze, ngo nubane natwe muri uyu mwanya, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga ubu n'iteka ryose, amen. Tugakomeza turirimba indirimbo ya 99 mu gakiza. Shatse kugukurikira buri munsi Mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo shidikanye kugukurikira Yesu. Umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje, mu gihe hagize icyasa kikantesha inzira yawe, cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo mfite. Uzaza uca uwo mugozi, uzabumboshya umutima, nezezwa no kubohorwa, nkabona uko ngukorera. Urandinde Mwami Yesu, ntunganirize imigambi, niba naniwe urugendo uzanyibutsa urukundo, uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, kuko uzahozwa ibyo byose, ugeze iwanjye mu ijuru. Uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, kuko uzahozwa ibyo byose, ugeze iwanjye mu ijuru. Reka dukomeze dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko
Urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, ibice 6 ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Reka nsome mu izina rya Yesu. Bene data, umuntu niyadukwaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza. Ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Mwakirane ibibaremerera kugira ngo abe ariko musohoza amategeko ya Kristo. Umuntu niyibwira ko ari ikintu kandi ari ntacyo ari cyo, aba yibeshye. Ibyiza ni uko yakwisuzuma mu murimo we ubwe, kuko ari bwo azabona icyo yirata ku bwe wenyine, atari ku bwa mugenzi we. Kuko umuntu wese aziyikorerera uwe mutwaro. Uwigishwa ijambo ry'Imana agabane n'uwigisha ibyiza byose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nshuti bene data munkurikiye, nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo umuntu niyadukwaho n'icyaha, tumugaruze ubugwaneza. Cyangwa umuntu nacika intege muri uru rugendo, tumusengere, tumugaruze neza ubugwaneza, ntitumubwire nabi, ntitumuhutaze, kuko nawe ni umuntu w'Imana, kandi nukuri nitubikora Imana izatugirira neza. Icyo Imana ishaka ni uko tudaha akato abantu bakoze icyaha cyangwa umuntu wakoze icyaha, ahubwo aho kugira ngo tumuhutaze cyangwa tumugire igicibwa, nimureke tumusengere, tumubwire amagambo meza, tumubwire ko Kristo ari umwami, tumubwire ko Kristo yamubabarira, kugira ngo nawe yisubireho, ace bugufi, asaba Imana imbabazi, kandi uwo munyago Imana izawuduhembera. Imana itugirire neza rero, nimureke twe kugira abantu bakora ibyaha ngo tubagire ibicibwa, cyangwa tubabwire amagambo mabi, cyangwa ngo twitandukanye nabo, mbega ngo dushyiremo umupaka yacu hagati yacu nabo, kubera ko Imana Yesu yaravuze ngo ntago yazanywe n'abakiranutsi, ahubwo yazanywe n'abanyabyaha, kandi ntago yazanywe n'abazima, ngo yazanywe n'abarwayi. Imana itugirire neza rero. None se nitubahutaza cyangwa nitubacira urubanza cyangwa nitutabegera ngo tubagaruze ubugwaneza, bazabwirwa nande? Ese tuzavuga ubutumwa hehe? Kubera ko abo bose nibo tubwira ibya Kristo, tubabwira ko Yesu ababarira, tubabwira ko Yesu abategereje, ko Yesu abakunda, ubundi nabo bakisubiraho, bagaca bugufi, bagasaba Imana imbabazi, ubundi nabo bakaza muri uyu murongo mwiza wo kujya mu ijuru. Imana itugirire neza. Nimureke rero umuntu nagwa mu cyaha ntitumutera amabuye cyangwa ngo tumucire urubanza, ahubwo tumugaruze ubugwaneza. Niko ijambo ritubwiye ngo ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Ni ukuri turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, kandi ijambo ry'Imana twasomye ryatubwiye ngo turwana ngo n'ibidafite amaraso n'umubiri, ngo turwana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere. Iyo myuka rero ya Satani ibizenguruka ishaka kuturwanya. Niyo mpamvu tugomba guhora kwirinda, kandi kwirinda kwiza ni ugukiranuka, tugasoma ijambo ry'Imana, tugasenga kugira ngo Imana iduhe imbaraga, tukirinda ikibi n'igisa nacyo, kuko nitwirinda ikibi n'igisa nacyo, Satani azajya aza abura icyo afata, Satani azajya aza asubireyo, kuko tuzaba turi mu mwanya mwiza w'imbaraga z'Imana. Imana itugirire neza rero, buri wese niyirinde, kubera ko ntago turagira aho Satani ataturasa umwambi. Niyo mpamvu umuntu wese agomba guhora yirinda, akirinda ikibi n'igisa nacyo, akirinda Satani n'ingabo ze, kubera ko ziba zizenguruka zishaka uwo zaconshomera. Niyo mpamvu rero umuntu wese niyirinde, akora ibyiza, yirinde ikibi n'igisa nacyo.
dukiranuke ku gato no ku kanini kugira ngo Satani ataturasa. Imana itugirire neza. Ngo mwakirirane ibibaremerera. Ni ukuri tube inshuti mugenzi wawe, niba ababaye ubabarane nawe, niba yishimye wishimane nawe. Ntitube ba bantu bo gukundana mu bihe byiza gusa, ahubwo no mu bihe bibi ube hafi mugenzi wawe. Niba hari ikimuremereye umuhumurize, mubwire amagambo meza, mubwire ko Kristo ari umwami, mubwire ko Yesu atanga amahoro mu mutima, umubwire ko mu Mana harimo byose. Ni ukuri tubwirane amagambo meza. Mugenzi wawe niba aremerewe, ni ukuri umwegere umuganirize. Ngo umuntu niyibwira ko ari ikintu kandi ari ntacyo ari cyo aba yibeshye. Aha ngaha ni igihe umuntu yishyira hejuru akibwira ko ari umuntu ukomeye. Nta muntu ukomeye muri iyi si uriho uretse Imana yonyine niyo ikomeye. Niwe mugenga wa byose, niwe nyir'icyubahiro, ni umwami w'amahoro. Yitwa Ndiho, ntigihinduka, uko yari iri kera na n'ubu niko ikiri kandi niko izahora. Nta muntu rero wakibwira ko ari icyo ari cyo, kubera ko twebwe turoroshye cyane. Twebwe abantu, mbega Imana niyo idufiteho ububasha. Uko ishaka niko yakugira. Naho rero uko waba umeze kose, ibyo waba utunze byose, ntiwibwire ko uri umuntu ukomeye, kuko Imana niyo ikomeye yonyine. Ntiwishyire hejuru. Buri muntu wese yicishe bugufi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko uwishyira hejuru azacishwa bugufi, ngo ari kuwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Imana itugirire neza. Ni ukuri ntimutume ari ikintu kibatandukanya n'Imana, icyubahiro ntikibatandukanye n'Imana. Ntitwibwire ko turi abantu bakomeye, kuko turi abantu boroheje. Imana itugirire neza. Ibyiza ni uko wakwisuzuma muri wowe mu murimo wawe ubwawe, kuko ari bwo uzabona icyo yirata ku bwe wenyine, atari ku bwa mugenzi we. Buri muntu wese, aho kugira ngo wumve ko uri umuntu ukomeye, ahubwo isuzume mu byo ukora, mu byo uvuga, uko witwara. Wisuzume urebe kuri gukora iby'Imana ishaka. Naho ibyo kwishyira hejuru ukibwira ko uri umuntu ukomeye, ibyo ntacyo byaba bimaze uri gukora ibibi. Ahubwo isuzume urebe kuri kugendera mu nzira Imana ishaka, urebe kuri gukora iby'Imana ishaka, urebe kuri gukora ibyiza, urebe ko ufite urukundo, urebe kuri gukiranuka, urebe kuri kubanira abandi neza. Ibyo ni byo by'ingenzi kurusha uko wakishyira hejuru ngo uri umuntu ukomeye. Imana itugirire neza. Ngo umuntu wese azikorerera uwe mutwaro. Buri wese azabazwa ibye, nicyo bishatse kuvuga. Buri muntu wese azabazwa ibye. Buri muntu wese nacunga izamu rye. Bavandimwe nshuti munkurikiye, cunga izamu ryawe, urebe ku rwawe ruhande, urebe uko witwara, urebe ko uri gukora ibyiza, wirinde ikibi n'igisa nacyo, kuko buri wese azikorera uwe mutwaro. Nta muntu n'umwe uzakwikorera umutwaro wawe. Niyo mpamvu ugomba gukora ibyiza. Wireba kuri mugenzi wawe ngo umucire urubanza ngo se ko akora ibi, ngo se ko akora ibi, ngo ngiye nabikora. Hoya, buri wese azikorera uwe mutwaro, kandi buri wese azagororerwa ibihwanye n'ibyo yakoze. Imana itugirire neza rero. Witinde ureba ku bandi, witinde ureba kukuyobora, witinde ureba ko muririmbana, ahubwo we cunga iryawe zamu, urebe uvuga ati ngende kwitwara nte. Imana itugirire neza. Ngo uwigishwa ijambo ry'Imana agabane n'umwigisha ibyiza byose. Imana itugirire neza. Niba ndi kubabwira ijambo ry'Imana, ntabe kubabwira gusa, ahubwo ibyiza mwakira nanjye mbyakire mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza rero. Umuntu niyigisha nawe yakire ko ku byo yigishije nawe bimubemo mu mutima we, kubera ko twese turi mu rugendo. Ibigukomeza nanjye bigomba kunkomeza, kugira ngo dukomeze uru rugendo tudacitse intege. Imana itugirire neza rero. Nimureke twakirane, dukundane, twizere kandi dukiranuke, twirinde ikibi n'igisa nacyo, kandi twicishe bugufi muri byose. Imana itugirire neza. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimye kubwira ijambo ryawe. Uratubwiye ngo nihagira ugwa mu cyaha, ngo tumugaruze
ubugwaneza. Mana duha imbaraga, uturinde gucira imanza abantu, uturinde guhutaza cyangwa gutera amabuye abacitse intege, ahubwo uduhe imbaraga zo kubasengera no kubegera no kubabwira amagambo meza kugira ngo bisuzume bisubireho bagaruke mu murongo muzima. Mwami ntabwo twakishoboza ariko tugufite dufite umurengezi. Ita ku bankurikiye Mwami, nabo baha imbaraga mu izina rya Yesu, ubahe kubana n'abandi neza, ubahe kwikorerana imitwaro mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zibane nabo, ubarinde ikibi n'igisa nacyo, kandi ukomeze ubagure mu buryo bw'umwuka. Biteho bagirire neza, kiza abarwayi mu izina rya Yesu. Kandi Mwami turakwinginze kugira ngo abafite intimba n'agahinda ubahe amahoro yo mu mutima. Ababuze uko bagenza Mana ubaremera amashimwe, kandi dusengeye umurimo wawe kugira ngo ugabanye abarimbuka wongere abakizwa, abatarakumenya ubahe kukumenya, abacitse intege, abaguye mu cyaha ubagaruze imbabazi n'ubuntu ugira. Data mwiza, batarakwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bahe kukwakira mu izina rya Yesu Kristo, bahe gufata umwanzuro. Mana dusengeye ubugingo bwacu ko ari bwo buzakubona, burinde kurenza ibindi bintu byose, kandi ukomeze utwiteho, uduhe gukora ibyiza uko bwije n'uko bukeye, uduhe Mwami Imana kurinda ubuhamya bwacu. Mana urakoze, wumvishe gusenga, icyubahiro n'icyabona iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana ibahe umugisha kubw'uyu mwanya, naho ubutaha. Bye.